Ni abana 55 biganjemo abo mu miryango itishoboye ndetse n'abandi bakuwe ku mihanda bahanda. Ubwo bageraga kuri iki kigo gifite umwihariko n'ibikoresho gakondo, beretswe uko umuturage wo hambere mu Rwanda yabagaho n'ibyo yakoraga mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibyo ari bihari kera bitandukanye n'ibiriho ubu ngubu, kubera ko nyine ibintu byose biriho akenshi ni modern, ariko nyine ibindi byo ni culture. No kura nyine kera byari bimeze gute, ubukwe bwa kera, ibikoresho bakoreshaga, imyambaro bambaraga, nyine ibintu bitandukanye. No gukomera ku muco wacu, tukamenya ibyacu nyine, kuko batwekaga ibyo mu Rwanda, amazina yabyo. Icyo byamfashije rero ni ukumenya nyine ku buryo nazana bisobanura n'abandi barumuna banjye se cyangwa abana banjye nzabyara. Batweretse ko nyine ahantu twe twita salo bahitaga mu ruganiriro, noneho ibintu twe twita igitanda nyine aho turyama ni ku rutara. Ahandi nyine hasa nkaho twe twita mu tubati tubika bahitaga mu mbere, ntabwo nibuka neza ariko ni mu mbere. Ibintu ni byiza cyane ko n'ubundi mu busanzwe nyine nkunda ibintu by'umuco, no mu rugo nkunda ibintu by'umuco. Ni byiza ababyeyi babishishikariza abana, yego, kandi na hano babikomeza. Pauline Nkusi, umukozi mu muryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda wanateguye iki gikorwa cyo kuzana aba bana gusura no kwereka iby'umuco nyarwanda, aravuga impamvu bateguye iki gikorwa ndetse n'icyo bizafasha muri rusange. Igikorwa twahisemo kubera ko turi mu gihe cy'ibiruhuko, n'abana dufasha bariga, umuryango w'abasoma Bibiliya bakurikirana mu buryo bw'amashuri, imyigire yabo ya buri munsi, imibereho yabo. Twahahisemo rero kugira ngo bamenye umuco, bamenye u Rwanda byari bimeze gute muri kirya gihe cya mbere, bamenye nuko bagomba kwitwara no gukunda igihugu, kandi kuko ntiwakunda igihugu utazi aho cyavuye naho kigeze ubu. Umuyobozi w'ikigo Umurishyo Arts Gallery kinafite inshingano zo guteza imbere umuco nyarwanda no kugaragaza uko umuturage wa kera yabagaho, Habimana Celestin, arasaba ababyeyi kujya bigisha abana babo gusigasira umuco no guharanira ko bagera ku iterambere rishingiye ku muco badapfukiranye impano bifitemo. Hari ibintu wabona muri iminsi twaje muri Kigali ukabona byaratakaye, ugasanga wasubira no mu cyaro ugasanga hari ibyo utakibona kubera n'iterambere riri kuza, ariko ugasanga hari ibintu muri rusange dukeneye kwinjoyinga, ari byo by'umuco wacu, uko ibyo twakinaga, uko twaryaga, uko twabagaho. Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi hari icyo turi gutakaza kijyanye n'umuco wacu. Bivuga ngo rero twabizanye muri Kigali kugira ngo tubashe gufasha urubyiruko nk'urwo mwabonye uyu munsi, kugira ngo barebe ubuzima abantu babagaho, twe kujya tubyitiranya n'iterambere tugeze mu bungubu. Twasanze mu myigire y'umwana cyangwa mu mikurire y'umwana cyangwa mu mibereho y'umwana, iyo afite ikimuranga igituruka yaho avuka, bituma no kumenya izindi bimworoye. Ni kenshi inzego zitandukanye mu Rwanda zakomeje gusaba ko abana bakwiye kujya bigishwa amateka, kirazira ndetse n'indangagaciro z'umuco nyarwanda mu rwego rwo gusigasira umuco hirindwa ko wabica. Olive Yambabariye, Radio TV 10 mu mujyi wa Kigali.